Babuloni mu burinyaji bamenye ko bazakora haleluya umusozi muremure we ubona wakora iki imbere yaserukaberuza haleluya haleluya uretse nikakanya byina gutya genda ugashyire mu bashyira mu bimazi manura kazi haleluya reka tukaririmbe tuvuge ngo nga imbere y'umusozi ari kiribera muri primeri bireko hose barahamari haleluya yewe wa musozi muremure we ubona wako imbere yaserukaberuza yewe wa musozi we yewe wa musozi muremure we ubona wako imbere yaserukaberuza yewe wa musozi we uretse turavugana na kwigeze twese turi abadirisha abere kirana kuka genda ujye Kigali gabaho ndi bakizwa azaye wanditse ntabwo maze gusubira Naishiremo tole bahaka mbugato hanyuma iyo ino yavuze yawe akodi atawale mwambie Yesu atawale mwambie Yesu tukomeje kutarama ntabwo turangije yemwe haleluya hanyuma ngiye gusaba n'umugabo ngiye gutarama mu kanya hanyuma ariko kugira ngo tutagira
umugisha. Yesu Kristo turamuhimbaza. Iryo sezerano ryo kuri uyu munsi wa none baratugira ngo rijye soko rizima Yesu Kristo. Aho tugeze mu buzima ngo rituzahura, ngo riturangiza tukundwe, ngo tuzashira inyota itazagaruka ukundi. Niyo mpamvu tukwinjiza Mesiya mwiza, ngabona turi gutsinza, abona turi umutabazi bw'adaburi, abona turi gusubiza ikibazo byose dufite. Yesu Kristo muri ndababuze data mwiza, ibibazo dufite none n'aho bwacu bw'ejo, ariko turabizi neza kose ko byameze kose ko nta kibazo na kimwe cyakunanira. Turabizi ko nta na kimwe cyaguhangayikisha data mwiza, kuko yivuze ijambo rimwe gusa ngo dusubira bigatungana, abantu bagatanga agasigare baza ngo mbese urandiwe. Ijambo ryawe rirambwira ngo nawe uzazobwire uti ni jyewe, kuko nsinzi isoko nawereyeho, cyangwa se none nawe nahuye nawe Yesu Kristo. Ndumuhaye icyubahiro Mesiya mwiza, ngo natwe umugoroba turaba bawunyuzeho, umunsi tukurambura amaboko ngo natwe turabagirira neza, umunsi tukurambura amaboko ngo natwe umusoro amazina yacu yabije mu gihe tubakingingo. Haleluya! Tumukomeye amashyi tugakora Mesiya mwiza, tumuvugije ko tugakoya, tugakora tugakoya umukiza mwiza, tugakora tugakora ubwira neza muri byose. Data mwiza, turabasabira guturuka mu cyose, iyo dukora byose komeza gukomeza muri byose. Ijambo ryawe rikomeza kutubwira ngo ntugiye kuba kumwe nawe, ngo nubwire ko ndi kumwe nawe, uzajya gukomeza niba utangiye gutanga abakurakariye bazakurwa n'isoni, abakugishima k'abamwari. Iryo ni isezerano ryacu si iry'abandi. Yesu Kristo niryo watugeneye ngo turigenderemo muri Kristo Yesu, iyo mirimo myiza watugeneye. Turamusabye mwami Imana rero urushaho kutuyobora muri byose, kandi tugenge ibyo dukora byose werekeza ibyo bigiye kubagirira, ngo n'ibyiza si ibibi data mwiza. Turabizi neza ko umugambi dufite ari mwiza, atari umugambi w'ishe. Niyo imbaraga za Satani zose abazima n'abagore bose turamwirukanye mu isi ataragatiragereza ubuzima. Turasaba udahangarwa ku basore barahangara, turasaba udahangarwa ku bakobwa barahangara, turasaba udahangarwa ku bagiti bari hano mu bakozi bawe, turasaba udahangarwa ku bavuga ubutumwa bari hano data mwiza, turasaba udahangarwa ku bacuranzi bari hano, turasaba udahangarwa ku banyeshuri turi hano, turasaba udahangarwa ku bana turi hano, turasaba udahangarwa Yesu Kristo mutangwa nawe. Turabizi neza ko uwo wimitse ntaho mukora ku ngoma, turabizi neza ko warinze ntaho murwanya. Ijambo rirambwira ngo abatabindi umudugudu abarinda bawurindira ubusa, ko tubizi neza ko tugushimiye ko wisenyawe wabicyo cyo kuturinda muri byose. Tugize isubizo Mesiya, dukomeye amashyi tugakubera. Shimira rya Yesu Kristo. Amen.
agumugisha Yesu Kristo turamwimbaza idasezerano ndakuri umunsi wa none batugira ngo ni soko zima Yesu Kristo aho tugenda mu buzima buri tuzahure buri turangiza tukunwe tutazashira inyota itazagaruka ukundi niyo mpamvu tukwinjiza Mesiya mwiza tukaba turi gutsinza abo tukumva abagabo bari igisubizo cy'ibibazo byose dufite Yesu Kristo muri ndabavuze data mwiza ibibazo dufite none nawe gacu ejo ariko turabizi neza kose ko byameze kose ko nta kibazo na kimwe cyakunanira turabizi ko nta na kimwe cyaguhangayikisha data mwiza kuko yivuze ngo ijambo rimwe gusa ngo byose bigatungana abantu bagatangara gasigare baza ngo mbese muraniwe ijambo rya rirabwira ngo nawe uzazobwire uti ni jyewe kuko nzi neza isoko nawerewe cyangwa se neza nawe nahuye nawe Yesu Kristo ndumva icaro Mesiya mwiza ngo natwe umugoroba turamurwa unyuzeho umunsi tukurambura amaboko ngo natwe turabagire neza umunsi tukurambura amaboko ngo natwe umusoro amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo haleluya tumukomeye amashyi tugakora Mesiya mwiza tumuvugije ko tugakoya turabasabye gutunganya cyose iyo dukora byose komeza gukomeza muri byose ijambo ryawe rikomeza kutubwira ngo ntuzige ko kumwe nawe ngo nubwo bikora kumwe nawe uzajya gukomeza niba abakuratiye bazakurwa n'isoni abakwigisha bakaba mwari iryo ni isezerano ryacu si iry'abandi Yesu Kristo niryo watugeneye ngo turigenderemo muri Kristo Yesu iyo mirimo myiza watugeneye turamusabye mwami Imana rero urushaho kutuyobora muri byose kandi tugenge ibyo dukora byose wereka nzira ngiye kubagirira ngo n'ibyiza si bibi data mwiza turabizi neza ko umugambi ufite aho mwiza atari umugambi wishe niyo mbaraga za Satani zose aho ziri n'abagore bose turamwirukanye mu isi ataragatsinda Yesu Kristo turasaba udahangarwa ku basore barahangara turasaba udahangarwa ku bakobwa barahangara turasaba udahangarwa ku bagiti bari hano mu bakozi bawe turasaba udahangarwa ku bavuga ubutumwa bari hano data mwiza turasaba udahangarwa ku bacuranzi bari hano turasaba udahangarwa ku banyeshuri turi hano turasaba udahangarwa ku bana turi hano turasaba udahangarwa Yesu Kristo mutangwa nawe turabizi neza ko uwo wimitse ntaho mukora ku ngoma turabizi neza ko warinze ntaho mu Rwanda ijambo rirambwira ngo abatabindi umudugudu abarinda bawurinde ubusa ko tubizi neza ko tugushimiye ko bisenyawe wabwica n'udukorera cyo kuturinda muri byose turi igisubizo Mesiya dukomeye amashyi tugakubera shimira rya Yesu Kristo. Amen.